Muraho mwese aho muherereye hatandukanye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndashima Imana kuko yemeye ko tubana muri uyu mugoroba tukaganira ijambo ryayo. Njyewe nitwa Rugamba Aristote, ndi umwe muri mwe, hanyuma ndagira ngo niyegereze buri wese kugira ngo tubane mu kanya gato cyane tuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 tugeze ku wa 17. Haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Amen. Umwuka wera ni imbaraga z'Imana, God's power in action. Ni imbaraga z'Imana zikora imirimo muri twebwe. Mu gitabo byakozwe n'intumwa haravuga igice cya 1 umurongo wa 8 ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ni imbaraga umwuka wera. Mu gitabo cy'Abaroma haravuga ngo igice cya 8 umurongo wa 16 ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Umwuka wera niwe ukora imirimo yose ishobora kuduhuza n'Imana, kandi niwe unatumenyesha ko turi abana b'Imana nyabyo, agahamanya n'umwuka wacu. Bibiliya iravuga mu Baroma 18 umurongo wa 14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Igakomeza ivuga ku murongo wa 15 kuko tutahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha ngo Aba, bisobanurwa ngo data. Umwuka wera ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umukristo, umuntu wizeye. Utamufite niko Yesu yaravuze ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ntabwo ari umuntu wese umuhabwa. Bibiliya iravuga mu Baroma 8 umurongo wa 11, wari uzi ko no gupfa Imana mu kuzura mu izuka ry'abapfuye, ntabwo ari umuntu wese uzazuka. Bibiliya iravuga ngo Imana izazire izura umuntu ikurikije umwuka wayo uri muri we yatanze kuba umufasha n'umwigisha mu isi. Abaroma 8 umurongo wa 11 haravuga ngo ariko niba umwuka yazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Umwuka wera, umwuka w'Imana ni ingenzi, ni ubuzima, niwo mutima w'ubuzima bwacu. Mfite urukumbuzi rwinshi cyane mu mutima wanjye, nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wa musozi mwiza, aho niyabera banegerereje. Nkumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana. Wa musozi mwiza, aho niyabera banegerereje. Nkumbuye kuzarebana